Mbona wazalendo ngaba bamanutse kuri paruwase barachomoka hapa bacomokeye hano urabona byo bari barashuka mpati ku paruwase ngaba bamanutse hariya kumpati kuri paruwase byo bari barashuka mpati ku paruwase ngaba ari baramanutse mpati ku paruwase na basasi ngaba ari kabisa ngo bafite n'ibikoresho ni benshi cyane byo bari barashuka kabisa ni benshi cyane ati ko tubabona ngaba ari ati turabiboneye ngaba barahanyuze baranadusuhuje bari kuvuga ngo baje kwigarurira umujyi baje kuvana M23 muri uyu mujyi wa Bukavu baje kuvana gufata Bukavu ngaba baramanutse kuri paruwase ya Cyayi paruwase ya Cyayi ngaba ariya ariko twicaye ahangaha ariko ngewe ndi kumva mfite ubwoba ntabwo byoroshye turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda Intare Official n'ubundi nk'ibisanzwe turinjiye nuko twinjiye kandi mu by'ukuri twizere ko namwe muri kumwe natwe na makuru yaya amasaha ya nyuma ya saa sita tugusuhuze wowe udukurikira uherereye mu gihugu cy'u Rwanda wowe uherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turagusohoje udukurikira uherereye mu karere muri rusange ndavuga mu gihugu cy'u Burundi tuhafite abakunzi benshi turasohoje kandi tubahaye ikaze mwebwe mudukurikira muherereye ibwota Masimbi cyangwa se hanze y'umugabane wa Afrika turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mutugaragariza ko tuba turi kumwe muri rusange ariko kandi nizere ko mu by'ukuri wakoze subscribe ibyo nibyo usaba wowe mu by'ukuri nyamuneka kora subscribe kuri ku Ntare Official ndetse wowe wayikoze nta kindi usabwa no gukora share ndetse na like na comment ni by'ingenzi cyane biba bikeneye comment mu by'ukuri ituma tugerageza kuba twagira ibyo duhindura mu byo dukora ariko kandi uretse ibyo ngibyo ni na byiza cyane iyo mu kiganiro cyacu muba mukigizemo uruhare tugiye kugaruka kuri byinshi mwumvise ukuntu twinjiye ni itsinda rya Wazalendo ryinjiye neza kabisa mu mujyi wa Bukavu nkuko mubyumvise ni ibyagiye mu by'ukuri bigaragarira buri wese ariko amakuru dufite kugeza amagingo aya ngaya nuko bamaze kwirukanwa ndetse birutse bakimara kumva ko imodoka ya M23 irimo abasirikare ihakandagiye byagenze bite ugiye kubikurikira muri aya makuru ndetse nkuko wagiye mwebwe tubana ku rubuga ushobora kutwandikira kuri 0779610763 tukagushira ku rubuga rwacu hanyuma ukajya ubikurikira nk'abadukurikira ku rubuga rwacu rwa WhatsApp ubu ngubu kabisa ya video yamaze kuba abageraho neza cyane muri aya makuru ntabwo ndaza kuba ndi ngenyine ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba dusanzwe tubana mu biganiro bya buri munsi ndetse rimwe na rimwe aba yasimbukiye ndetse hirya no hino ari gukurikirana amakuru agiye atandukanye hirya no hino renforcement za FARDC icyo mu by'ukuri biri buze gutanga ni ingabo zabo zagaragaye ku mirongo y'imbere ku rugamba turabigarukaho hanyuma turagaruka mu mirwano ikomeje muri sheferi ya Bwito hanyuma tukagaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko kandi muri iki kiganiro ndaza kuba ndi hamwe na mugenzi wanjye Clever Bemba turaza kuba twibanda ndetse kuri ya mirwano ikomeye cyane ndetse bivugwa ko irimo za drone karabutaka bita za drone kamikaze ziri gukoreshwa muri sheferi zigiye zitandukanye ni sheferi ya Ngweshe na sheferi ya Kaziba nizo zigize territoire ya Warongo reka ko ku munsi w'ejo nagerageje kubahereza cartographie yiyi Warungu Clever Bemba turaza kuba turi hamwe ku murongo wa telefone aho araza kuba tubana muri aya makuru ku ngingo nyinshi zigiye zitandukanye tugiye gutangirira mu mujyi wa Bukavu twumve uko situation imeze mwabyumvise uko twabitangiye Clever Bemba yamaze kugera ku murongo wa telefone bwana Clever Bemba bimeze bite
bimeze neza turaho uretse biriya nyine bivugwa nk'uko mwumvishe ubivugaho wazalendo n'ubundi bavuga ko bamaze kugera mu mujyi wa Bukavu. Nicyo kintu ubona kivugwa ku masosho media ndetse n'abaturage ba Bukavu, uretse ko ikintu wenda nabivugaho bwana Machachari nuko ariya ni mu nkengero zuriya mujyi wa Bukavu n'ubundi wazalendo bagaragara yego babashije gucengera, ariko ubona ko ari ama infiltration n'ubundi kuko ibivugwa ni hariya wazalendo wadoke kino gice cya Panzi. Barabizi ko Panzi ari igice n'ubundi giturutse kuri uriya muhanda uva muri Walungu akaza Kasiye Kiragabwa na Mulengeza. ni n'abazalendo bake cyane bivuga ko batarenze 10. Ntabwo barenze 10 mu kanya. Ni buriya mu kanya hari umbwiye ko ngo bumvise imodoka ngo babwiwe ko mama 23 ngo izamukanye ngo imodoka irimo abasirikare ngo bose bahise baburirwa irengero. Nibyo ndi gukurikirana ni chat ndetse z'abaturage bahariya barimo bagenda bagana ngo burya ngo barinjiye ngo ariko ngo tuyobewe ngo aho banyuriye. Yego ubona yuko hariya rwose icyo kintu wazalendo 10 nibo bari bazanye panike. Reka manze nakubwiza kwibana Machachari hano muri Goma ntabwo wabona wazalendo bageze nko muri 30 kuko ubundi barimo hari abagifite imbunda bariya bashobora kwerekana muri buriya buryo ariko bagahita bongerwa kuburirwa irengero kuko bafite n'abantu n'ubundi hariya bagira ute. Yego ubundi hari ukuntu bagira batya bakavaringa bakavuga bati abasirikare bari he, bakabanza bashaka abantu babarindira ahantu nabo bakamera nk'aba mu by'ukuri nk'abarinze bya birindiro kugira ngo gusa bafate nk'akavido bagaragaze ko bahari, ubundi minota mikeya bakabura. Ye mu minota mike rwose bagahita baburirwa irengero. So nkuko wari ubigarutseho ni access zirimo Panzi nyine hano mu gace ka Kasihe Kiragabwa nkuko wari ubivuze Mulengeza ndetse ngo nahariya ngo kuri paruwase ya haruguru ya paruwase ya Cyayi bahise mu kanya gato gusa. ubwo twari turi gutegura amakuru tugira ngo wenda tuyageze ku bakunzi bacu, barabizi ko tubagezaho update ko biba bimeze, tubabwira uko situation imeze, dore ko abandi bo wenda biri buze kubageraho nyuma y'amasaha n'amasaha. Twebwe rero twari tugitegura tuvuga ngo tubabwire uko situation imeze. Mu kanya imboni kabisa iravuze ati nyamara babajama ati barabuze, ati bumvise haje imodoka imwe gusa, ati gusa irimo abasirikare bari kwitambukirana ndetse ati bahise baburirwa irengero. Bahise banaburirwa irengero rwose. Ni ukuvuga ngo ubundi urabizi ko rimwe na rimwe igihe tuba tunabivugaho wigeze kuri wazalendo ukababwira ngo bari bapapa b'amakaske njo bari bahita biru ubango nabo bashobora no kubakanga abaturage bakababwira ati ngo basoda ba M23 banakuye ibyo ngibyo bagahita birukanya rwose. Ibyo ni ibintu bizwi. Amakuru mu kanya nari mbonye bwana Machachari uribuka ko dufite umuvandimwe uba no muri groupe yacu witwa Niyonzima Augustin. Hari umuntu mbonye bavuze ngo ariko wenda nsanze atari we ngo muri Mugunga saa 8 za nijoro barashe abantu babiri, uwitwa Niyonzima Juste mpita nikanga ndavuga ati ngo ni Niyonzima Auguste n'uwitwa Irene rukoba ko ngo babonye amapare n'ubundi bya indi by'abazalendo n'ubundi navuga ko hari bitari muri Bukavu gusa babonye amapare sibyo. Yego babonye amapare mu ntoki mu maboko. aya ba mutekano muke nanone. Yego n'ikindi twavuga wenda bitumye binjyana n'andi nubwo twe dukomeza biriya n'ubundi muri Minova naho wumvikanye amasasu nabo bitaramenyekana ngo yari amasasu y'icyafi yo ku Bitare n'ubundi hariya ya Hopitale General ya hariya ya Minova. Yego wenda twanakomeza ibyo
yego yego, aha Minova ndagerageza kubaza chef de cité Augustin Nsenga, nawe yitwa Augustin Nsenga, ndaza kuba muhamagara kuko mfite nimero ziwe mu kanya, ndaza kuba mubaza, ni chef de cité ya Minova, araza kuba aduhereza amakuru ya nyayo, bibaye ngombwa ashobora no kuza kuduha amakuru ya nyayo atwemereye yayaduhereza, ndetse no mu kiganiro wenda cyacu gitaha, aho ngaho nizere ko birakunda. Gusa bwana Bemba, twe kujya kure yaho ngaho, abakuru arambwira ko ngo ni minota 3 ishize gusa, aho bambwiye ko ngo mu gace ko bita ku gasozi ko bita Gahungu, na gasozi gasiriplomba cyangwa se kari hejuru ya Katana muri territoire ya Kabare, amakuru angera harambwira ko ngo hari kumvikana imbunda ziremereye nyuma yuko abaturage bagiye habayeho akantu ko kuvuga ngo ingabo za M23 ngo muri bya bice ngo zuriye amamodoka ngo zerekeza muri Walungu. Aba rero ngo bari gerageye bagira batya baraza ngo baza muri aka gasozi ka Gahungu bagira ngo M23 yagiye, ariko force zasigaye ngo urebye ukuntu bimeze hano muri Kabare nk'uko abakunzi bacu barimo barahareba muri telefone zabo, ngo isasu ririmo rirumvikana kugeza amagingo yangaya. Ubundi nibyo byari byanavuzwe, kuko Wazalendo bakomeza kuvuga yuko ngo M23 ngo iri gukora offensive, iri kuramforsa muri kiriya gice kirekira za Gatogota, iri kuramforsa muri plaine de Ruzizi, ndetse no kuzamuka hejuru muri chaîne de montagne de Mitumba, bavuga ko hariho n'ubundi ari gukorerwa renforcement n'ubundi, bakavuga ko ngo bari kuvana abasirikare hariya za Kavumu, yego, bakabavana hariya doke za Kavumu za Bukavu, bakavuga no muri Kare bari kubavanayo kugira ngo bajye gufata ibice bishya. Ibyo bice bavuga bishya, urabona yuko na M23 nayo yasohoye iriya tangazo, s'il vous plaît, bashakaga ko tunarigarukaho. Yego, turigarukaho n'ubundi nk'uko bivuze, ako byatumye M23 ivuga ati niba bari kwitegura mu buryo bwabo, natwe tugomba kwitegura mu buryo bwacu. Ariko ukabona ko igisirikare cya M23 ubu gifite imbaraga, yego, gifite imbaraga ku buryo bamwe bararamforsa n'abandi bakamforsa, bamwe bagasora. Uribuka ko misambutse bagiye bapasinga, gapasingisha 8,500, FRDC gapasingisha 7,000, kandi uzi ko 8,500 bya M23 byahanganye n'ibihumbi 260 bifata umujyi wa Goma kabisa. uri kuba yuko ahangaha rwose ubona yuko hano bishobora gutanga indi sura n'ubundi y'intambara, uko wenda guhereje ubundi tubivuga ati ubu ngubu niho urugamba rwajya gushyuha, niho urugamba rwajya gushyuha. Yego, niho rwajya gushyuha bwana Bemba, kubera ko ugerageje ukatega amatwi amagambo coordinateur wungirije Bertrand Bisimwa yagiranye n'itangazamakuru, ndetse nyuma mbere yuko iri tangazo rinasohoka yaravuze ati leta ya Kinshasa ikomeje kwitegura ndetse tugaragariza yuko igiye kutugabaho ibitero simusiga bikomeye cyane. Amakuru turayafite, ubufatanye bwabo na leta y'igihugu cy'u Burundi turabizi neza cyane, imyiteguro yabo atari ko ibyo bari gukora byose bitege yuko bishobora kuza kubashyira mu kaga. We niko yakoresheje, avuga ati baratuzi, baradusobanukiwe, bazi ko kwirwanaho kwacu gushobora kubaviramo ibintu bitari byiza ku ruhande rwabo, niko yabivuze. Hanyuma ibitero n'ubundi biragabwa, turiya duce tugiye dutandukanye two muri Walungu turafatwa, ntago turahagera naho turahasimbukira. Hanyuma itangazo ryasohotse uyu munsi, ariko kandi Wazalendo bakihonda ku gatuza. Icyo nashakaga kuvuga, bakihonda ku gatuza bavuga ko M23 iri kuva muri ibi bice ngo ikerekeza ngo muri Walungu, ngo igasiga ngo hariya ngo amazone amavide, ikintu ushobora kwita zone vide, axe ya za Katana na za muri Kabare n'ubundi hafi ya za Kavumu, nabo bagaprofita rira shyamba ryo muri Kauzi Biega kugira ngo baze kudestabiliza abaturage bo muri biriya bice. Hariya ikigaragara nuko
uko byagenda uko ariko kose M23 nayo hari uburyo ishobora kuza guhinduramo kugira ngo axe ya Katana itaza kuba icyuho gikomeye cyane, ndetse nk'uko umugambi wagaragaye w'ingabo z'abarundi uko bashobora kuza gusa wenda icyo nshobora wenda kugarukaho nsubiye inyuma ho gato nuko mu itangazo hagaragayemo axe ya Bunyakiri yuko nayo iri kurundwamo ingabo, kandi akaba ari wakunze guturuka ibitero bikomeye cyane bishobora kuza kwibasira izi axe zigiye zitandukanye. M23 iraza kubyitwara mwite izo axe zose ko bashaka kugaba ibitero banyuze impande zose. Ikamaze nakwereka ko twibuke ko M23 ubundi yabakubise bari hamwe. Uko bagiye kugaba ibitero n'ubundi batatanye, mbona yuko nta nicyo byaza gutanga. Kuko kuvuga ngo baragaba ibitero baturuke, wenda reka ndebe kuri iriya tangazo n'ubundi wenda uburyo M23 ibigaragaza. Aravuga yuko donc bamaze kuramforsa Kindu Shabu, donc abari kuva Kindu bari kuza ari Shabondo. Siyo? Yego. Hakaza abandi, donc reka manze wenda nafata bino bice n'ubundi bisa naho Nzibira. Uwo Nzibira bafushije, urabizi ko rugarite Nzibira M23 ifite, ariko burya abantu barwanye baba baturanye. Yego cyane barebana. Barebana rwose n'abaturanyi. Nuwa ngo Nzibira ari agace karimo FARDC banari kuramforsa. Bakaramforsa ari muri Mwenga n'ubundi hafi ya territoire ya Mwenga. Bakaza Bunyakiri. Bakaza kino gice cya Kivu kugira ngo ze kurwana n'ubundi kuri bano bari bafite kino gice cya za Nyabyondo, bakomeza za Kashebe kabisa. Yego. Bakaza kino gice abandi bagaturuka Warikare bari kuza, urabizi ko bahegera Pinga burya ko bari gukorera amarimo imiti 8. Kuva ku 8 kugera ku 10 n'iminsi 12. Uri kumva ko batangiye kuza mbere. Bakaramforsa bari guturuka nani Karemi bari kuza Uvira. Yego. Uvira no kugira ngo aza kurwana no muri Plaine de Ruzizi. Donc baza kurwanira hariya muri Plaine de Ruzizi. uraza gusa n'uwegeye gatoya, uranyumva? Ikintu cyitwa network ntabwo kiba cyoroshye, so yarimo asobanura n'ubundi iyi situation uko imeze, ndetse bakavuga ko abari guturuka muri axe ya Uvira bashaka kuramforsa hariya muri Plaine ya Ruzizi baturutse muri Kalemi, bivugwa ko haje ingabo zigeze mu 1000. Uranyumva bwana Bemba? 1125, ndetse 1125 ngo bashobora kuza n'ubundi kugaba igitero gikomeye cyane, birumvikana nabyo nibyo yashakaga kugira ngo agarukeho muri rusange, hanyuma turebe uko situation zishobora kuba zigenda. Katukomeze tumushake ku murongo wa telefone. Hanyuma uranyumva neza bwana Bemba? Nuko network zisa nkaho zitameze neza sinzi. Yego. So warimo uvuga zira renforcement zabo nyine ugendeye kuri iriya tangazo. Yego, ukabona yuko bari kuvana abandi basirikare n'ubundi bari kubavana Kisangani bakabazana hariya Warikare. Baya rero bari kuvana Kisangani n'abazana Warikare nibo bari kuzana hariya za Kivuwa, abandi bakohereza hariya za Pinga. Urabizi ko M23 nayo yakoze renforcement muri kiriya gice cya hafi ya za Pinga. Noneho bakaba bari kuramforsa ariko bavana na Kisangani. Babandi bageze Warikare n'ubundi abageze mbere bakabohereza mu gice cya Pinga n'igice cya Kivu. Tukaza tukareba abari kuva Kindu nibo bari kuza Shabunda. Bamara kuza Shabunda bagiye bari kugera hariya Shabunda n'ubundi aribo bari kohereza n'ubundi muri kiriya gice cya Zanzibar na za Mwenga na za Bunyakiri. Abandi kuva Karemi nibo bari kuzana Uvira, akiyongeraho n'abari kwa
yego ya network zikomeje kutubera mbi, zikomeje kudutenguha, reka n'ubundi tukomeze turebe niba hari ukuntu ishobora kuba yarimo n'ubundi sobanura kamwe ku kandi. Uratwumva noneho? aho ndakumva neza rwose, noneho ndumva ibintu ari neza cyane. bakabavana bariya bakabavana Bujumbura babazana Uvira, urukumva ko basa naho bamaze kubagabamo ibice, ubona ko nabo biteguye n'ubundi imirwano. Urabona yuko rwose nabo biteguye imirwano, ariko M23 ukabona ko nayo isa naho iri kwitegura n'ubundi kubakubita inshuro. Urabizi ko M23 rwose yamaze kurahira, ivuga yuko barana n'umunsi n'umwe bazigira babatsinda. Niko bimeze ndetse n'abakunzi bacu barabibona neza cyane muri screen zabo, imyiteguro ingabo uko zingana ndetse zazanywe, zamaze kuba zivugwa ko ndetse ngo izaje muri buriya bwato bwari buturutse Kalemi babashe kuvuga ngo bageze ku 1125, ngo bose hamwe bari kuzanwa, ngo bajwe tariki 10, ndumva ni tariki 10 nkuko babyanditse mu itangazo ryabo, bavuga ko ngo bazanywe baturutse Kalemi berekera Uvira. Urumva ko ni imyiteguro ku rwego rwo hejuru, gusa M23 yo yamaze kubita mu gutwi, nayo iratangira ikababurira ikababwira iti ibyo muri gukora ibyo ari byo byose ntago bishobora kubahira nkuko banabivuze, ati nitwirwanaho ati muzatangira gutabaza muvuga ko ati twarenze ku gahenge kandi ari mwebwe mu bitangiye. So sinzi hano wenda ariyo twasa nk'abasimbukiye gatoya, wenda ahangaha naho muri access zirimo za Nzibira kabisa, ariko kandi muri Bukavu tutarava, uwishe wa mupasitoro ku munsi w'ejo witwa Kelly Kazibaziba, nawe yarashiwe anga muri Bukavu n'intare za Sarambwe. Urumva abagizi ba nabi n'ubundi bakomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nabo bakomeje kugenda batakariza ubuzima. Wenda icyo nacyo ntago twakabaye tugisimbuka, ubwo Kabare deja twahavuye, tuhise wenda tugire icyo tuvuga kuri axe ya Walungu bwana Bemba mbere yuko wenda tujya mu bindi bice. Walungu nubwo FRDC ikomeje gutaka ivuga ngo M23 cyangwa se coalition ivuga ko M23 yakoresheje za drone ngo za kamikaze, bavuga ko ngo bo nubwo habayeho, navuga ko habayeho kutavuga rumwe, yaba uriya muvugizi Kabi, yaba uriya Lieutenant Rigani umuvugizi wa secteur opérationnel ya Sokora. Urabona ko habayemo kutavuga rumwe, ariko ukuri kose kwagiye hagaragara ari ukuriya muvugizi wa guverineri wavuze ko bambuwe turiya duce ngo kandi barashwe ku rwego rudasanzwe. Ubu ngubu icyo twavuga kuri axe ya Nzibira ndetse n'ari amagrupe magiye atandukanye yo muri Walungu, ni iki twavuga ndetse ko imirwano isa nkaho ikomeje bwana Bemba? Ikintu kigaragara nuko M23 yamaze kwerekeza n'ubundi mu gice iri kwerekeramo muri Shabunda. M23 kuko yamaze kwerekera mu bice birimo hariya muri Shabunda, wenda nubwo itari yakontorora Mwenga yose, ariko noneho yamaze gufata icyerekezo n'ubundi, kuko yaba FARDC kubona ko nayo ntabwo ishaka kugira ngo M23 yinjire hariya muri Shabunda, ariko FARDC ndetse na za Wazalendo urabizi ko hariya n'ahantu hari abajenerali bagera muri 7 baba Wazalendo, hakazamo iriya umutwe ngo ni Satande, hakaza indi batayo n'ubundi yitwa ngo ni Tigre yari iri hariya, donc ni initiative yari iri Moba amazi ari muri Maniema, bari muri Maniema ni muri Shabunda ndakeka. Aya Moba ni muri Maniema, yego. Nabo noneho bari kuza n'ubundi bari baravuye hariya bita Kotakoli, bari kuza kurakurusa n'ubundi hariya, ariko ukabona ko akenshi ko bari kwikuriramo akabo karenge.
bari kwikuramo akabo karenge ukabona yuko rwose basa n'aho batari mu mirwano, ariko ikintu kigaragarira amaso ya buri wese ni uko hariya muri biriya bice rwose ubona yuko rwose ibintu byamaze guhinduka kuri doke ku ruhande rwa Wazalendo. Birumvikana kabisa ibintu byamaze guhinduka. Hari umuvandimwe wagize ati ngo amatariki ngo aregereje, ngo ntako AFC ngo itakoze ngo yumvishe ko Tshisekedi inzira y'ibiganiro ariyo rukumbi yazana amahoro arambye muri Kivu na Kongo muri rusange. Tshisekedi yarabyanze ndetse amatariki yaratanzwe, amatariki yagiye atangwa ngo ndetse yararenze. AFC mu 23 ngo bagiye gukomeza gahunda yo kugarura amahoro binyuze ku kanyafu. Ngo ubu tuvugana ingabo za RC intare za Sarambwe ziri kuri standby bategereje order guturuka kwa General Makenga. Ngo Wazalendo FARDC FDLR n'ingabo za Ndayishimiye ngo bamaze icyumweru bava mu bice bari bamazemo imyaka, ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo iyi coalition ngo yari imaze iminsi iri kugaba ibitero bitandukanye ku baturage. AFC rero ngo yamaze kuba yinjira tayari ku butaka ngo ije gutabara, ngo ndetse n'amatariki yararenze. Hari amahirwe uhereza ibi biganiro bya Doha ndetse bisa nkaho byananiranye dore ko banze no kujyayo. Na amahirwe nayo ntayo kabisa, ntayo. Birumvikana kuko bari bavuze ko bazigomba kujyayo, byarangiye batagiyeyo, n'itariki niba byarimuriwe ku yindi tariki ntiramenyekana. So ntabwo byoroshye. Reka twivire muri aka gace duhite dusa nk'abagaruka muri Kivu y'Amajyaruguru, tujye muri teritware ya Rucuro. Mbere ko wenda anza gusimbukira gatoya nkinyabya no muri Warikare nkareba ikiri kuhavugwa muri Rucuro, naho bwana BM ngo imirwano irakomeje kandi ngo iri kuberayo, ariko kandi Rucuro ntitwibagize ko hari komeje kugenda hakorerwa ubwicanyi bugakorwa n'intera hamwe ya style yabo ndetse na za Wazalendo, bakabishyira kuri 23. Nabonye imibare ikomeje kugenda yiyongera, hakaba n'udushyira hamwe tumwe na tumwe turi kujya tutanga amaraporo agiye atandukanye. Imiryango y'abibumbye nayo ikabivalida ndetse itigereye kuri tere. Muri Rucuro kugeza amagingo ya twavuga iki gihari bwana Bemba wowe wakurikiranye amakuru yaho? Uranyumva? Ndumva network n'ubundi zikomeje kugorana. Ni network zahangaha muri territoire ya Masisi ndetse no mu bindi bice. Bwana Bemba uranyumva? Biba bigoye muri Masisi, ikitwa network biba bigoye ku rwego udashobora kuba wiyumvisha. Gusa turakomeza tugerageze turebe ibyo muri Masisi ndetse tuze kureba ndetse no muri Rucuro uko bihagaze. Gusa kugeza amagingo aya ngaya, bwana Bemba uranyumva neza? Nkuko wari ubivuze wenda nuko amakonegisiyo yarabaye nabi, ikirere nicyo cyari kibaye nabi. Ni ukuvuga ngo ni FDLR, Nyatura CMC ndetse na PSLS bari bose bafite ingengabitekerezo imwe. Ni doke ni ibitero byagabwe kuva ni imirwano ikomeje kuva ku itariki 10 kugeza amagingo aya ngaya. Ni hariya muri groupement ya Mutanda muri sheferi ya Bwito n'ubundi, aho Wazalendo n'ubundi bari abo muri CMC, Nyatura, PSLS ndetse na FDLR bakomeje kugaba ibitero kuri 23. Ikindi wenda twaza kugaruka ari muri Mutanda, nuko 23 urabizi ko yateguje abaturage nababwira ati mwiyaranje murebe ko mwava muri bino bice kugira ngo tubikoremo ama operation. Nukuwa ngo 23 nyuma y'ubwo butero bwa Wazalendo na PSLS na ZFD n'ubundi bakoze, byatumye 23 itangiza za operation zabo n'ubundi zo kubahiga kubarandurana n'imizi. Ubu operation zatangiye
zatangiye tayari ni muri groupement ya Mutanda, ariko kandi na Gihondo nayo ntabwo yasigara ku ruhande, Purukwapa za Bukombo n'ahandi. Gusa ahangaha siho honyine bwana Bemba, kuko no muri groupement ya Binza hakomeje kuvugwa byinshi, ubwicanyi bwa hato na hato. Urabizi ko ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ibinza mw'abantu bwana Bemba, ibinza sinzi nayigeze mvuga ko Binza habayemo kwivanga cyane birenze utundi duce, aho abaturage bamaze kuba ababa melange. Ni melange nakwita, niba nayita heterogene, niba nayita homogene, ni heterogene, kuko kubavangura biragorana, ariko kandi nabo ubwabo bikagaragaza ko baba badashaka kurekurana. Binza naho ngo ubwicanyi bukomeje kuranga aka gace, yaba muri lokalite ya Kiseguru, Katwiguru ndetse no mu nkengero za Nyamirima, abantu bagatwikirwa amazu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Gusa kugeza amagingo ya naho hari kuvugwa ibintu bitari byiza muri groupe ma Binza bwana Bemba. Muri Binza urabizi yuko muri Binza harimo inaho imitwe, harimo FDLR yitwa Rudi. Muri Binza harimo iriya yo bita FPP abajyarugamba. Muri Binza harimo mayimayi z'abandandi n'ubundi bita mayimayi jeteme. Bariya bose bagiye kwihisha mu mashyamba, noneho muri bya bikorwa byabo bari kuza n'ubundi bakaza kwiba abantu no kwica abantu. Ibyo bintu ni ibintu biri gukorwa kabisa. Hanyuma tuvuye muri Binza naho birumvikana turahita tugaruka duse naberekera muri territoire ya Walikale. Iminota dusigaranye igeze nko mu 8 tuze kuyibyaza wenda umusaruro 5-6 turyo. Muri territoire ya Walikale amakuru ahava akambwira ko amakuru aturuka muri territoire ya Walikale akambwira ko muri groupement ya Buleusa, ndabona ntabwo ari inkuru y'imirwano, ahubwo ni inkuru y'ikibazo ngo cy'amazi. Icyitwa Wazalendo zagize zitya zirasimbuka ziragenda zijya ku matank, ni muri Buleusa muri groupement ya Ikobo muri territoire y'ubundi ya Walikale, aho kugeza amagingo ya ngaya amazi aho bahabwaga cyane cyane hari hubatswe ikigega cy'amazi mu gasozi kitwa Mulema. Yego, hari n'amatiyo ndetse n'amapompe. Icyitwa Wazalendo nyuma yo kuvanwa muri utu duce tugize sheferia wa Nyanga groupement ya Ikobo, bagira batya bafata amakompora bayanaga kuri bya bigega bigaburira utu duce, ndetse ibyitwa amatiyo birangirika. Kugeza amagingo ya abaturage bageze mu 14,000 nta mazi bafite bwana Bemba. Iyi nayo mu by'ukuri twavuga ko ari intambara, nta kwita intambara ari urugomo, n'ubundi n'ubwicanyi, n'ukwica abaturage ukabica urubozo bwana Bemba hanga. Urabona ko bino ukwica abantu bahagaze rwose. Uko niba bakoze biriya bikorwa, biriya nibyo kwica abantu bahagaze, ubona ko ari bya bikorwa byabo n'ubundi za Wazalendo n'ubundi bakomeye. Ubundi biriya nabyo sinzi ko bigomba kujya bifatwa nk'ibyaha by'intambara kabisa. Ese urafata ikompora nkaho utagiye kurwana n'urwana nawe, ugafata ikompora ukarinaga ku bigega by'amazi. Warebye ukuntu babikoze hariya muri axe ya za ni Gatsiro, aho bafashe uryo bagafata ikompora bakarinaga ku bitaro. Urumva, kandi izo zose ni axe baba badakontorora. Nk'uyu musozi wa Mulema uko nuvuga ngo bo banaze ahantu baravuga batereka n'ubundi. Wigaze ubibona no muri Sud Kivu byarabaye hariya muri axe ya Walungu, aho Wazalendo bagize batya bagafata itiyo bakavuga bakarica. Na hano muri Nuza muri Kare byabayeho n'ubundi batera amakompora, ndetse ni FARDC ya bateri yitwa Kipar yaragiye itera amabombe iyatera ku bitaro, ndetse abantu bari mu bitaro barapfa. Ibyo ni ibikorwa byabo rwose, ubona ko ibikorwa byabo rwose byo guhungabanya umutekano no kwica urubozo abaturage, byo ni ibintu byabo. Yes, ndumva neza cyane. Hanyuma niba hari indi nkuru watujyaho wayitugezaho vuba, hanyuma ngahita nsimbukira ku bukuru bwa TikTok buba buri aho ngaho gutyo, hanyuma tugasoza. Ego, ndumva amakuru yo turakomeza tuyashakishe, n'ubundi turakurikirane buriya buntu 10
bwahengeye bwari bumaze kugera hariya muri Bukavu. Yes, tugiye kubikurikirana neza cyane, ndetse n'ahangaha muri axe ya Minova naho amakuru yaho tugiye kuyakurikirana. Ngiye kuba nshakisha chef de centre, chef de cité plutôt wa Minova, nzi ko ndaza kumubona neza cyane, ariko kandi nizere ko tugiye gukomeza kubana. Hanyuma reka tugushimire bwana Bemba, hanyuma tugushimire, hanyuma abakunzi bacu ngiye nsimbukane nabo muri tumwe na tumwe tuho hirya no hino. Yego, nanjye reka mbashimire bwana Macacana. Yes, reka dushimire Clever Bemba, twari hamwe ku murongo wa telefone. Hanyuma amakuru akomeje kugenda avugwa muri axe zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, ndetse zikomeje kugenda, amakuru akomeje kugenda atugeraho muri axe hafi ya zose. Muri Lubumbashi haravugwa arrestation cyangwa se gufunga ifungwa umusirikare ndetse wafunzwe aho ngo yarari gukora ibikorwa by'ubujura. Aya ni amakuru mu by'ukuri akomeje kugenda atunyuraho, atugera dusimbukiraho mu buryo bwihuse. Ni amakuru ya TikTok tuba turi kugenda atubona. Hanyuma twihuse cyane, ntabwo amakuru atugera atubwira ko mu kanya saa 5:50 jipe zigeze muri 3 ndetse z'abasirikare ba M23 banyuze muri axe ya Funu, aho bari bamanutse n'ubundi bagiye mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo barebe niba bashobora kugarura umutekano muri utu duce. Hanyuma bakavuga ko Bukavu omoma niko nakuandikia. Ubwo bari kumbwira umama niko nakuandikia, niko naongea na familia yangu na njoo biko na nipatia info zote sur place. Je te confirme que balikimbia zamani, musiespere kitu kubale balibatumia tu jipe mbili za M23 na abakungoya ifike sasa, balisikia tu vile bakakimbia. Ati icyo nakubwira cyo ngo nuko ndi kuganira n'abari hariya, ngo nibyo bakomeje kunyandikira bambwira ati amakuru aturuka ari sur place cyangwa se yaka kanya. Ati nkwizeze ko ngo bahunze kare, ngo ni bwa busirikare, ati bahunze kare, aribyo Bemba yavugaga ngo agiye gukurikira, ariko tayari imboni yanjye imaze kuba ibimpereza. Bali ikimbia zamani, bahunze kare, musiespere kitu kubale. Ati ntimugire icyo mwizera kuri bariya, ati yuko bashobora kurwanya M23. Bali batumia tu jipe mbili, ati baboherereje imodoka ntoya, amajipe 2 ya M23 na abakungoya ifike. Ati ntibigeze banarindira ngo zihagere, sasa balisikia tu vile bahise babyumva uko nguko bakakimbia. Ayo nguko mwabantu mwe, urumva ko ibyo ngibyo byo muri Bukavu byo bikomeje kugenda bigira ikitwa idonido cyangwa se amakuru yabyo neza cyane. Hanyuma amakuru akambwira ko ya mirwano ikomeje muri axe ya Kahungu, ikomeje kugeza amagingo aya ngaya ubu turi muri studio. Hanyuma andi makuru akatubwira ko uwo bita Martin Fayulu yavuze ko ndetse adashaka kuzabonana n'abaopoza biwe, ngo barimo Joseph Kabila ndetse nayo bita Moise Katumbi ahanga muri Senegal. Nibwo byavugwaga, byari biteganyijwe yuko ashobora kujyayo. Hanyuma wenda tusimbukiye muri territoire ya Lubero, ariko si diplomasiyo iri kuvugwaho iki. Tereze Kayikwamba muri Brazilia. Ndabashimiye cyane muri aya makuru, mwakoze cyane ko tubana. Amakuru yacu nakagaruka, bye.